bahumugisha rero mu byubahirize rwose. Reka turebe ijambo ry'Imana rero dusanga mu gitabo cya mbere cya Mose ari ryo tangiriro igice cya kabiri umurongo waho wa mbere turahera ko ku murongo wa 18. Uyu munsi tugiye kuganira ibyerekeye gushyingirwa. Tukunze kuganira mu materaniro tukavuga ibyo kuza kwa Yesu, tukavuga iby'imperuka, tukavuga byinshi. Ariko uyu munsi tugiye kuganira ku byerekeye ishyingirwa, aho byatangiriye n'akamaro kabyo, kugira ngo niba nawe warabipinze ukavuga utse gushyingirwa mu itorero bimaze iki, cyangwa se nzakora ibyo nishakiye. Tugomba kubahiriza amategeko y'Imana. Imana niyo yashyizeho. Imana bagire neza. Reka dusabe Pastor David adusomere guhera 10 igice cya kabiri umurongo wa 18 bageza ku murongo wa 25. Reka rero dusome mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Imana irema Eva, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa bakorwe n'isoni. Amen. Haleluya. Haleluya. Ariko ko tudakeye se, nuko bivuze ko abantu bakerewe baretse oya byibabaza no kubahiriza amabwiriza. Ahubwo reka twishimire ubukwe bw'abana bacu. Reka nanjye nsome imigani ya Salomo 19 ku murongo wa 14. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa ababyeyi, ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Imana tugire neza cyane. Haleluya. Tugiye kuganira aya magambo. Imana yaremye ibintu byose irangije irema n'umuntu. Imaze kumurema ndetse iramutegeka ati ibintu byaremwe ngushyizeho kugira ngo ubyite amazina. Abyita amazina, ariko ntiyari kwita bavuga ngo umugore cyangwa bavuga ngo iki, uwo muntu ataraboneka. Imana ibibonye ibona ko atari byiza, iravuga iti reka muremere umufasha umukwiriye ngo amusinzirize ubuticura. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ngo amaze kumusinziriza ubuticura ngo amukuramo urubavu, bahandavanye urubavu ngo hashyira inyama. Arangije ngo aramubwira ati, uyu ni umufasha, ni akara ko mu mara yawe, ni igufa ryo mu magufa yawe, kandi ngo umuntu azasiga se na nyina ajya kubana n'umugabo we akaramata. Imana tugire neza cyane. Aha ijambo nashatse kuvuga, aha mu migani habuze ijambo, habuze amagambo avuga ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'Uwiteka. Haleluya. Haleluya. Arangije aramubwira ati, ariko umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Bene data rero ndagira ngo ubwire, kandi mbwira umuntu wese uri aha ngaha uzi ko atakoze
igikorwa n'icyo mwene data yakoze, agira ishyaka n'umwete nawe abikore, yubahirize gahunda. Imana itugire neza cyane. Turebe irindi jambo dusanga mu Efeso. Pawulo yandikiye Abefeso igice ni cya 5 umurongo ni wa 22. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari naryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko kuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko mugandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo. Bagabo muri byose, bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze, amaze kuryejesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Imana tugire neza cyane. Haleluya. Reka rero nibwirire mwene data, nabanje kubwira bose, none ngeze kuri Inosa. Byiringiro rero umenye ko uyu munsi urabona uwo mukobwa aje adafite inenge, aje asa neza, aje ari inzobe. Uramenye uyu munsi ugatangira uti burya nabonye n'ipunda y'iki gihe n'igikubita. Umenye umukunde, kuko nakara ko mu mara yawe, ni igufa ryo mu magufa yawe. Umukunde kandi umukundwakaze, umwishimire, akwishimire, mubane amahoro. Iwawe ntibazamubone afite ikizinga. Dore ko wahura n'abasore batisha kugira ngo umugore agukwemere nuko wamutekesha, maze ugatangira ukajya mu matwi. Na leta itabaza n'Imana izabiguhora, kuko ijambo ry'Imana natubwiye ngo bagabo mukunda abagore banyu, n'abagore bagenzi bate babubahe. Yaba mu mukobwa rero nawe wabyumva uti habaye uburinganire. Yaza ati uti se siko bimeze, ububahe umutware wawe, nawe agukunde, mukundane. Ikigeretse kuri ibyo, mukunde n'ijambo ry'Imana. Nimumara kurikunda, rizatuma mugira igikundiro, mukundwe n'ababyeyi banyu, mukundwe n'abaturanyi, Imana kandi ibaha umugisha. Icyo nashatse kuvuga rero, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo, riravuze ngo kuko Kristo yitangiye itorero, ntabwo ari kugenda ngo wicare utubwo nabonye umufasha reka nicare. Oya, genda mufatanye, mwuzuzanye, muhana ibitekerezo, mwubaka urugo, muruhuje umutima, mutibagiwe n'ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza cyane. Icyo nashatse kuvuga rero, ndagira ngo mubwire ko uyu munsi utandukanye nuko wari wajya kugenda ukarara ubonye. Uyu munsi rero umenye ko umaze kwitwa umugabo, ugomba kujya utaha mu rugo rwawe, umugore nawe akamenya ko ari umubyeyi, agomba kuba mu rugo, ntabe yifatanye n'indara. Hari abo bajya bita ngo ni abakisimbavuze batantera amabuye, witandukanye nabo. Nawe wa musore, hari babandi ujya ubona bagenda bifata ukundi, witandukanye nabo. Imana itugirire neza cyane. Mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Imana itugirire neza cyane. Icyatumye bavuga batyo nuko Kristo yarabyitangiye, arabambwa ku musaraba,
nawe ugomba kuba umugabo mu rugo ukitangira urugo rwawe ikindi ukarwana nacyo. Ntuvuge ngo hari umugabo w'iwacu wari umunyabwoba, noneho igihe kimwe agakomye kose akabwira umugore ngo umugore kujya kumva igikoma. Nawe mugabo w'urugo ujye umenya ko uri umugabo w'urugo ugomba kurutegurira birukwiriye, kandi ugomba kumenya ko umugabo ari ugomba gutabara ikivutse akaba ari utabara. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abagore mugandukire abagabo banyu nk'uko Kristo yakunze itorero, nawe ariko ukunda umugabo wawe. Imana itugereza cyane. Ntabwo dutinda rero, muzi ko hari amasaha agenewe kwicara mu nzu y'Imana, ntabwo tujya turenza amasaha 2. Ntabwo dutinda, ntiturakomeza kujya mu byo kwigisha. Niba uyu munsi wari uri muri iri teraniro udafite uwo mugambi, ugire uwo mugambi nawe wifuza guca mu mategeko y'Imana, urumvire leta, uce ku murenge, uze mu itorero, abakozi b'Imana bagusengere, ugire urugo rwiza rw'umugisha. Imana tugereza cyane. Ndagira ngo bitegure hariya bakishakira hano bigize impuza hariya, kikadufasha kikatunezeza. Ijambo ryawe riravuga ngo ibintu byose byaremwe nawe, ariko ugiye gukora agahebuzo urema umuntu kandi umurema mu ishusho yawe. Ijambo ryawe mwami niryo ryateguye ibirori nk'ibi by'ubukwe, ngo wabonye ko Adamu ari wenyine, uravuga ngo ntabwo bikwiriye, umwemera umufasha mu buhanga bwawe. Wakoze Mana, kuko ari wamenya aho karira aherereye kugira ngo abe igisubizo cya Benito. Ndagusaba kugira ngo natwe nk'abumva ijambo ryawe rifashe imitima yacu twese mu izina rya Yesu, amen. Uyu mukobwa wacu batubwire niba ibyangombwa byose barabitanze kugira ngo dukore umuhango. Arahari, yahaguruka akatubwira, akatwemerera ko bamuhaye ibyangombwa. Ni karibu. Murakoze. Yesu ashimwe. Amen. Ibyiza ni by'igikundiro. Mu by'ukuri Innocent turamuzi nk'inshuti y'umukobwa wacu. Muvandimwe Karame yaradusabiye tumwemerera umugeni. Uyu munsi rero twaje hano yaradukwereye, nta dena dufitiye. Uyu munsi rero kugira ngo babwire yuko twaje musikiriza. Murakoze cyane. Aya mashina mnyumba kumini ya yeme, amashina cyane. Mwene data nguko bivuze, Imana imuhumugisha. Ari uwo bigeze guhagurutsa batyo ageze haravuga ati ndabarahiye, ahubwo nari ntegereje kurega mugenzi wanjye, none Imana ikopera umugisha. Ubwo nari mfite ubwoba ndetse tabatindiye. Rero uyu muntu nk'uko babwiye mu kanya icyamuzanye arakinsohoreza, ibindi n'inshingano z'abakuru, ariko no kuvuga ngo umwana uko yatwubashye uko yatwubahishije, ntacyo tunenga, nta kibura, nta n'igisigaye, byose biruzuye pe pasi. Uyu musore tumwibarize imbere y'Imana ishobora byose. Nawe haguruka mukuru. Imbere y'Imana ishobora byose, izi umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Byiringiro Innocent, ko wemera kubana n'uyu mukobwa Karire Benita, mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije
itegeko ry'Imana haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa atarwaye, ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye. Ndabyemeje. Imana igire umugisha. Nibarize Karire Benita, imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Karire Benita, ngo wemeye ko Byiringiro Innocent akubera umugabo, mushyingiranwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo, ukurikije itegeko ry'Imana, waba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa atarwaye, urwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo aje kujyana itorero rye. Imana ibahe. Sezeranye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Karire Benita wambere umugore, dushyingiranwe mu itorero. Zabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, zamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero, zakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye. Amen. Aho nawe tubwire. Yewe Karire Benita, nsezeranye ndi imbere y'Imana itorero ryayo kujyanwa na Byiringiro Innocent ngo ambere umugabo, dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye. Imana izabishyigikiye. Amashyi menshi yewe. Imana ibahugishe. Nagira ngo tuzanire impeta. Jewe Byiringiro Innocent twambitse iyi mpeta y'urukundo, sezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose
kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kutujyana itorero rye ryera. Amen. Amen. Amashyi menshi cyane. Mufashe njyewe kaje Benita twanditse iyi mpeta y'urukundo ngo sezeranya ko tweguriye ibyanjye byose kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Amen. Amen. Haleluya. Reka bigire hino rero. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, nk'uko wasezeranije Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, waravuze ngo ndagiye kandi mwebwe murasigaye muzaba muri ntumwa mu cyimbo cyanjye. Ibi byose bibayeho ku bw'itegeko ryawe. Duhagaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kubwo guhamya indahiro iri ku masezerano ya mwene data na mushiki wacu ari we Innocent Byiringiro na Karire Benita. Bemeranirwe rwose ko bakunda guhuza urukundo rwabo bakazabana iteka ryose. Natwe n'itorero ryawe duhagaze ahantu mwami, duhamisha imbere yawe n'ijwi ryacu imbere y'iteraniro ryose yuko mwami Imana yacu bagaragaje mwami gukiranuka kwabo imbere y'iteraniro. Tubasabiye rero ngo bazagira imbaraga zo gukomeza guhagarara mu isezerano bavuga imbere y'iteraniro n'imbere yawe n'imbere y'imiryango. Tubasabiye umugisha uva mu ijuru, ubagirire neza ubakomeze, bahinduke ishyanga rikomeye. Bazaba umugisha mu rugo rwabo, bazaba umugisha mu itorero, bazaba umugisha mu miryango, bazaba umugisha mu gihugu, bazaba umugisha ku isi yose. Isi zabatangarire ko ari abanyamugisha badasanzwe. Tubasabiye umugisha w'urubyaro, tubasabiye umugisha w'ubutunzi, tubasabiye umugisha mwami wo kuzakubona, kandi bazatume ishyanga rinini riguhindukirira. Baba abakozi bawe bo gukora ku isaha 11 y'umugoroba nk'iyi, kandi uzakomeze kubishimira. Turabasengeye uyu munsi mwiza bagize, ntuzibagirane mu maso yawe, kandi ibihe byose bazahore bawibuka. Urakoze kubikoze mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Itorero rya ADEPR ryamuhaye, tugiye gusengera abana bacu kugira ngo Imana ibahe umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, murengezi w'ubugingo bwacu, turagushimye. Tugushimye ko warinze aba bana bombi, ubarinda mu buto bwabo, none mwami Imana yacu basohoze ibu rukundo rwabo. Ndagusabye kugira ngo ubahe umugisha, ubahe umugisha wo mu rubyaro, ubahe umugisha wanjye n'amaza, ubahe umugisha mu cyo bagerageza gukoraho cyose.
kandi mwami Imana yacu icyo tubasengeye ni urugo rwiza. Mwami ndagusaba kugira ngo uzaba ari urugo ruzima, urugo rugendwa, urugo rukunda Imana, urugo mwami Imana yacu rufite imigisha, kandi ndagusabye kugira ngo barinde igisa n'ikibi cyose cyahungabanya ubugingo bwabo. Ubahe ubuzima buzira umuze, ubahe mwami Imana yacu urukundo rurambye kugeza ubwo uzaza kujyana itorero ryawe. Mwami Imana yacu uzasange bakiri kumwe kandi bahuje umutima n'inama. Reka tubasengere umugisha w'iburyo n'ibumoso, umugisha w'amafaranga, umugisha wo kubana n'abantu bose amahoro, umugisha wo mu rubyaro, umugisha w'abahungu n'abakobwa, mu izina rya Yesu. Urakoze kubyumvise, njyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Ngaho musubire hariya. Imana ishimwe. Ndagira ngo tudatinze tukorere igikorwa rimwe, turibuze gusaba mwihangane mubwire mwe abagejuru gatoya. Kansabe n'ubundi pastor egera hafi shumba adufashe. Arakoze cyane Innocent. Ndagira ngo rwose iyi mpano ishyikirijwe n'umushumba, urabona ko ni impano idasanzwe itandukanye n'izindi mpano zose abandi batanga. Iri mu ijambo ry'Imana, nushaka gusohoka ujye ubanza urebe hano, nugaruka urebe, nubona karire hari umunsi yaramutse atamerewe neza umubwire ngo Imana tugiye kwizabana natwe. Hanyuma rero nawe karire, igihe Innocent azaba yagiye mu kazi akagaruka ukabona yananiwe, kuko nyine mu isi Yesu ijambo ry'Imana ryaravuze ngo gututubikana ariko kuzaduhesha umutsima, ariko ntabwo azananirwa kuwubona, ariko naza ubona harimo akarimbo keza. Ujye umubwira uti mukunzi wanjye mfitemo hano impano naguteguriye, maze ukure akarimbo kamuririmbire maze yishime. Azajya avuga ati Uwiteka yangiriye neza. Akira Imana tubahereze umugisha cyane. Murakoze umva mwakwiyicarira. Murakoze saba umugisha. Reka dutange amaturo yo gushyigikira abageni. Nuko rero tugiye gutanga ituro ryo gushyigikira uyu muryango. Turi buze gusaba badufashe bashyire ka sanitizer hano hafi kugira ngo bajye bakarabya abazana ituro. Murakoze. Korali iraba n'ubundi iri guhimbaza. What
ikoze igitangaza ku bwa Byiringiro Innocent na Berita Arire Manshimwe. Haleluya. Oya, haleluya. Bose namaze ni mubyishimiye. Niba nta mutetso wongere haleluya. Imana ihabwe icyubahiro rwose. Reka dutanga umwanya wo gushima Imana nkuko bisanzwe, niba ku ruhande rwa Innocent hari ushima, uyu ni umwanya wo gushima. Ku ruhande rwa Benita nawe ni umwanya we, niba hari. Hanyuma nibasoza turakira mwarimu w'umudugudu nawe aze ashima Imana. Karibu.
ndagira ngo ubanza batari bugufi reka mwarimu azahagarare umuntu ajya mugenzi w'inka yamara kwimuha akanezerwa akajya mushima akavuga ngo runaka mpaye natwe rero iyo tuvuga ntabwo twasaze ahubwo Yesu wacu aratugera tukagirana amasezerano tukavuga ngo maki ikintu nugikora natwe tuzagushima niyo mpamvu turi gushimira yaduhaye iyakoze bikatwereka ibi birori niyo ndi guturira umuhigo Imana ishimwe kandi habicyo ndayishima kuko Imana igisezeranye igasohoza ndayishimira Imana kuko ntawe ujya imbere yayo ngo avire mwaho haleluya ndashimira Imana kuko ni Imana igiseruka bigakomera iraseruka buri wese akabona ko yaserutse hari umuntu ujya uvuga ngo iyo yagutekereje neza ikakugira neza ngo bagutekere icyo ushaka uyu munsi rero abana bacu yabatekerejeho iravuga ngo uyu munsi baricara imbere y'iteraniro natwe tubagaragire Imana ishimwe ndashimira Imana rero muri make kuri ibi birori by'uyu munsi Imana yaduhaye umukwe n'umugeni
yampaye umukazana mwiza. Imana ishimwe. Ndashimira Imana yo mu ijuru, ndashimira itorero yakomeje kutuba hafi, ndashimira abayobozi, ndashimira itorero ry'i Nazareti ndetse na Murambi na Galilaya. Bumve ko nshimye ndi imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero ni byinshi navuga, umutima uranezerewe cyane. Ndishimye nubwo mubona ngana ndumva nabyibushye, nari narwaye, satani ni umugome, ndarwara ndaremba, ndavuga ngo Mana ibirori bizaba ndyamye ndi hasi, ariko iteka Imana yankijije ndi muzima. Imana ihabwe icyubahiro. Imbere y'Imana rero nashimaga ku byo yakoze n'igiteganya gukora byose, mbaye nyiramburiye amaboko, mumfashe tuzi icyubahiro. Haleluya, haleluya. Tugiye gufatanya ikorasi kugira ngo nimususurutse Uwiteka yumve, nawe niyumva araduha umugisha. Haleluya. Mu minota mike reka turabikora. Nimususurutse Uwiteka yumve, nawe niyumva arabaha umugisha. Mukawera we kaze neza, nimususurutse Uwiteka yumve, nawe niyumva arabaha umugisha. Mukawera we kaze neza, nimususurutse Uwiteka yumve, nawe niyumva arabaha umugisha. Mukawera we kaze neza, nimususurutse Uwiteka yumve, nawe niyumva arabaha umugisha. Mukawera we kaze neza, Mukawera we kaze neza, Mukawera we kaze neza, Mukawera we kaze neza, kaze neza. Haleluya. Pawulo yaravuze ducyahe abica gahunda. Twaje mu kukwereka turakurikiza gahunda. Amen. Hagati aho rero muri twebwe twarasaze. Ubundi muri Kongo batwitaga ngo turi abasazi baje. Abasazi baje ntabwo ari umusazi, barapimye ngo basanga ibisazi byacu ari byiza, nta kibazo biteje, niyo mpamvu turi abasazi. Haleluya. Amazina yanjye kwivuga ntabwo dukoze isoni, muri ADPR turabizi. Nitwa Kayitesi Yvonne, mbarizwa ku Kibuye mu Kiziba, ku rusengero ku mudugudu wa Kibari. Ndi umuririmbyi muri korali, niyo mpamvu uri kubona ndi gusara, mukabona mbese neza gutya nuko nteye. Haleluya. Nuko napfuye namwe muragapfuye. Amen. Agatore kadushima Imana cyatuzanye. Uyu muntu mubona, uyu mushyitsi mukuru, uyu ni umuhungu wanjye. Uyu muntu uvuye gushima twari turi gufasha gutamba ni mukuru wanjye. Haleluya. Mama wanjye avukana na nyina. Haleluya, haleluya. Turishimye cyane kubona Innocent akoze ibirori byiza, birakomeye. Hari igihe umuntu abona bikomeye, ariko hari impamvu biri kunshimisha kandi nkagira ikiniga nayo byakubaho. Haleluya. Turashima Imana kubona Innocent Imana yamukoreye neza, ikamukorera ubukwe bwiza. Ni benshi abasore bapfuye ubusanza, bapfuye nabi, ariko ndashima Imana ko yapfuye urupfu rwiza. Imana ishimwe. Bikari n'umugeni mwiza, Imana iguhe umugisha hamwe na Innocent wawe, twese turirimba turagushyigikiye. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashima Imana yakoze ibikomeye, ikaturinda no mu nzira, ikaturinda impanuka byari bikomeye, ariko ndashima Imana ko yabikoze nabo twazanye, ikaturinda impanuka tukaza turi bazima. Turashima Imana ihabwa icyubahiro. Namwe kandi nimutagusari Imana izaduhemba twese hamwe. Ntacyo nabona nashima Imana kereka kuzamfasha ntayikorera iteka ryose. Mumpere Imana icyubahiro. Arakoze cyane, reka mwarimu n'abakomeze. Amen. Haleluya. Amen. Ndashimiye Imana cyane, ariko ntari nagira icyo mvuga. Reka Musena wahaguruka nk'iminota ibiri, sibyo? Tuvuge ngo mupeni Bwana utukufu na nguvu. Haleluya. Haleluya.
Umpeni Bwana utukufu na nguvu. Oh, tumumpeni Bwana utukufu na nguvu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ndikumva naririmba ariko Imana yakoze. Dushima Imana ko Bibiliya yarambwiye ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Uyu ni umunsi w'ibyishimo kubera ko Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Dushima Imana ko isohoje uyu munsi aho bibaye bigeze ibihawe icyubahiro. Amina. Dushima Imana nk'umudugudu twagize abana beza turabarera baratwumvira batubera abana beza. Innocent tubera umwana mwiza yumva impanuro yumva inyigisho agenda agera ikirenge mu kirenge cyiza. Uyu munsi abonye ingororano nziza Imana ihabwa icyubahiro. Kandi nawe byagenze gutyo yatubereye umwana mwiza nk'umudugudu bombi babarizwaho. Dushimiye Imana ko batubereye abana beza tukaba uyu munsi tubashyingiye tububakiye urugo. Imana ihabwa icyubahiro. Tubasabira kimwe no kugira ngo muzakomeze Uwiteka, Imana izabe mu ruhande rwanyu kandi ibirori byiza nk'ibi ngibi mugeze muzabihorane mu rugo rwanyu. Turabashyingiye namwe muzashyingire, namwe muzabone ibyiza mu rugo rwanyu. Mushyire Imana imbere hanyuma natwe twese mubane natwe amahoro nk'uko byari bisanzwe n'ibinabashobokera murusheho. Nicyo twumva tubasabiye nk'umudugudu wa Nazareti ndetse n'abashyitsi mwaje muherekeza abageni bacu. Reka mumfashe duhereze Imana icyubahiro twe kwica gahunda. Imana ihabwa icyubahiro. Murakoze cyane. Reka tunamusabe agihagaze aho asengera umugisha abarambuye ibiganza batura ituro ryo gushyigikira abageni. Mwami Imana yacu turagushimiye cyane turaguhimbaje. Tugushimiye ko Mwami ubwami bwawe ari bwiza. Mwami tugushimiye abo bantu bose baje mu bukwe bwacu ubahereza umugisha. Dushimishijwe nuko bataje imbokoboko bazanye ituro kugira ngo rifashe uru rugo rushyashya. Iki ni ikimenyetso cy'ibyiza. Aya ntago yabubakira ariko rekabe urufunguzo rubafungurira umugisha maze imigisha izakomeze mu rugo rwabo. Uwo umugisha watanze nutabona icyo atanze uyu munsi umugomorerere icyo azatanga ejo n'ejo bundi maze ubwami bwawe bukomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze muri byose tugukomeye mu mashyi n'iteraniro ry'izina rya Yesu. Amen. Arakoze. Bigiye gukurikirana bitya rero kugira ngo gahunda zihute nta kindi twongera kurenzaho. Cyakora tubasaba korali ya Hose ikomeza guhimbaza Imana izihiza ubukwe n'uburi mwe nimuhita musohoka muraba mushyiramo agasirimba hariya. Noneho mbere yuko ariko ibyo biba murabikora turimo dusohoka
tugiye guha amahoro twese tuti nanone kandi ngo amen. Murakoze, reka tubasabe noneho duhaguruke dusabe pasiteri yegere hafi asenga Imana. Karibu. Reka dusenge Imana duhagaze twese. Ushimye ko abanye natwe mu minsi yose itambutse. Turagushimye ko abanye natwe kuva mu gitondo kugeza iyi saha. None Mwami Mana yacu turagusabye kugendana na buri umwe wese. Tugiye kubanga dusohoka. Kandi Mwami Mana yacu hanze hari ibirangaza byinshi, hari ibigusha byinshi. Ndagusabye ngo marayika murinzi arinde intambwe z'ibirenge byacu, arinde Mwami Mana yacu ururimi rwacu rutavuga ibidafite umumaro. Kandi Mwami tukuragije n'ubukwe ntiburasoza. Ndagusabye ngo ukomeze ubane nabwo, nibusoza amahoro nabwo turagushima. Urakoze kubyumvise kandi kuza kubikora n'Imana. Mbyambaje mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera abane natwe twese none n'iteka ryose. Amen. Ujyana amahoro y'Imana. Sure.